y'ubushumba itandukanye n'impano y'ubuhanuzi, itandukanye n'impano yo kwerekwa no gufata ibiheko, itandukanye n'izindi mpano. Ni impano yihariye, umwungeri. Ni nayo mpano nkuru mu zindi mpano zose. Bwana sifuza basanga umuntu ukora kuri ikintu ari isengesho ntiza ritagarana, no bazi ko gusa ni intare zitontoma ko ziratondoma, ariko isengesho nasenze riraza kugeza aya masaha ryakoze umurimo. Turasoma ahantu ngabiri cyangwa hatatu. Muntu usoma wenda ribuze kwidagenda nitonda cyangwa nihute. Simba sezeranya kwitonda, simba sezeranya no kwihuta. Gusa ibintu biza ntiyagira uwo bikwaza. Ikindi cyongeho ndigisha cyane kuruta kubwiriza, kubera ko ubwo butumwa Imana yambaye. Igitabo cya Joshua ibice 6 n'umurongo wa 6 kugeza ku wa 7. Aho ni hamwe tuza gusoma igitabo cya Joshua ibice 6 n'umurongo wa 7. Hanyuma turasoma nanone Abaheburayo ni ibice 11 n'umurongo wa 10. Naho dusoma gusa Joshua 6 umurongo wa 6 kugeza ku wa 7. Abaheburayo ibice 11 n'umurongo wa 10. Amen. Amen. Ariko muri hano muzamura ibiganza duhe Imana icyo. Mwenga bashaganye ibiganza. Amen. Ego. Ego. Yosuwa mwene Nuni ahamagara abatambyi. Ego. Arababwira ati nimuheke isanduku y'isezerano. Nimuheke isanduku y'isezerano. Abatambyi 7 bajane amahembe 7. Abatambyi 7 bajane amahembe 7. Gahunda y'amafizi y'intama imbere y'isanduku y'Uwiteka. Hanyuma abo batambyi baraje imbere y'isanduku y'Uwiteka. Maze abwira abantu ati nimuhite muzenguruke umudugudu. N'abafite intwaro nabo bahite baja imbere y'isanduku y'Uwiteka. Hanyuma n'abafite intwaro nabo ntibareka bahite baje imbere y'isanduku y'Uwiteka. Amen. Joshua Baheburayo 11 n'umurongo wa 10. Aravuga ngo kuko yategerezaga umudugudu wubatswe ku mfatiro uwo Imana yubatse ikawurema. Ego. Kwizera niko kwatumye na Sara abashishwa gusama inda nubwo yaracuze, kuko yatekereje ko yasezeranije ariyo kwizerwa. Amen. Uraza gusubira inyuma buke. Amen. Turi kumwe? Ngaho subiramo. Ego. Kuko yategerezaga umudugudu wubatswe ku mfatiro uwo Imana yubatse ikawurema. 11. Yego. Kwizera niko kwatumye na Sara abashishwa gusama inda nubwo yaracuze. Yego. Kuko yatekereje ko yasezeranije ariyo kwizerwa. Amen. Ushaka kurekeraho. Tushaka no kwizera. Ijambo Imana yanshize ku mutima tuza kuganira narimvuze. Turavuga hejuru yo kuzenguruka inkike z'Yeriko. Iryo jambo tuza wenda gutindaho cyangwa se cyo bita ngo niteme umutwe w'ijambo. Kuzenguruka inkike z'Yeriko. Imvuga Yeriko ufata ibibazo byose ufite ubyita izina Yeriko. Ufata indwara ufite ugiranye igihe, ufata ubugumba ufite, ufata icyifuzo udashobora kubwira abandi bantu, hanyuma ugifate ugihimba izina Yeriko. Bwana sifiwe sana. Ubusanzwe
akenshi ibibazo nibyo bizenguruka umuntu. Hari igihe umuntu azavuga ngo ibibazo mfite musigaye nanirwa kwishaganya, nuko ugasanga umuntu yarasengurutswe, ibibazo byaramuzengurutse, arajaha ngo akarwaza, yajaha akarwara, yacuruza agahomba, yabyara agapfusha, donka ibintu byose, ikintu cyose akozeho akumva n'igihe yagifatika. Mwene magambo abazengurutswe n'inkike z'ibibazo. Uyu munsi rero ndababwira wowe kuzenguruka ikibazo ufite. Nukuvuga ko hari imbaraga zibashisha umuntu kuba yazenguruka ikibazo kimuzengurutse mu kwizera. Bwana sifiwe sana. Yeriko ni ikire twinjira mu isomo. Bwana sifiwe sana. Yeriko bisobanura amagambo abiri mu ndimi zibiri zitandukanye. Hanyuma ndahita nkomeza kubera umwanya mfite, sinza gutinda cyane ariko ndakoresha umwanya bambaye. Ndashinganye mahoro, ubugingo bwanjye burinzwe n'uwawe. Ndashinganye ngendera amahoro, ubugingo bwanjye burinzwe n'uwawe. Ubugingo bwanjye burinzwe n'uwawe. Ubu ndashinganye ngendana amahoro, ubugingo bwanjye burinzwe n'uwawe. Tuzamure ibiganza. Haleluya. Ubugingo bwanjye burinzwe n'uwawe. Ubugingo bwanjye burinzwe n'uwawe. Ubu ndashinganye ngendana amahoro, ubugingo bwanjye burinzwe n'uwawe. Ubugingo bwanjye burinzwe n'uwawe. Haleluya. Amen. Ugize iminsi, ugize igihe uzengurutswe na situation urimo. Uyu munsi wa none ni twebwe tugiye kuzenguruka inkike z'Yeriko. Ubugingo bwanjye burinzwe n'uwabupfiriye. Ubugingo bwanjye burinzwe n'uwabupfiriye. Ubu ndashinganye ngendana amahoro, ubugingo bwanjye burinzwe n'uwabupfiriye. Ubugingo bwanjye burinzwe n'uwabupfiriye. Haleluya. Ahimbazwe. Ubugingo bwawe bugize igihe mu kaga buzengurutswe n'ibikuzengurutse. Uyu munsi wa none ugomba kurindwa n'uwabupfiriye. Hari aho umuntu agera akabona ko ubuzima bwe buri mu kaga, hari umuntu yatura ko situation ari atazayiva mu iteka. Ariko uyu mugoroba nagira ngo mbabwire ngo ubugingo bwacu n'ubuzima bwacu burinzwe n'uwabupfiriye. Yeriko nari mbabwiye ngo isobanura ibintu bibiri mu ndimi zibiri zitandukanye. Icyambere, Yeriko isobanura mu rurimi rw'igihe rw'icyarabu. Rurimi rw'icyarabu biravuga ngo Yeriko isobanura ngo ni umujyi w'ukwezi. Ni umujyi w'ukwezi. Ijambo rya kabiri, Yeriko bisobanura mu gihe burayo biravuga ngo ni impumuro nziza. Ariko ibyo simbitindaho. Bwana sifiwe sana. Ariko icyo nagira ngo mvuge cyane ni ukuzenguruka Yeriko, kandi tukayizenguruka mu kwizera mu buryo bugaragara, nta mpinduka nimwe urabonaho. Nagira ngo mbabwire kino kintu, abantu bazi ko ibintu byose bisubizwa no gusenga, kandi ntabwo mpinze gusenga kubera ko naje ndasenga. Ariko hari ibindi bikorwa utasenze bivuye mu kwizera.
bwana si byose reka usanga n'abarushwa harabarara basenga abaje amasayina abaje mu mazi no sinzi ko arabaje mu mazi nigeze kuzasengera mu mazi ahantu bita kuri Nyamara biyana nigeze kuzangira burakeye kayigira mu mazi hari ameze neza nahino amazi yino yabaye nizaruhurura arahoje bwana sifiwe sana amen nukuvuga ko rero ijambo ry'Imana bisaba kubanza kuryumva kandi tukaryumvira mu nzira zitatu tukaryumvira mu bwenge tukaryumvira mu guhishurirwa tukaryumvira mu bumenyi hari ibintu tutagomba gusengera kubera ko twabihawe hari ibintu Imana itagomba gukora kubera ko already ikurema yabigushizemo ubundi akenshi iyo dusenga cyane dusaba ibyo dufitiye ubushobozi bwo gukora niyo mpamvu usanga umuntu arasenga umwaka ugashira agasenga imyaka 2 igashira imyaka 3 igashira akavuga ko Imana itamwumva ndetse n'abahanuzi bagahinduka abibinyoma kubera iki usaba icyo ufitiye uburenganzira Yeriko muzasome biri ntabwo Yeriko yariduwe n'amasengesho ndaza kubibabwira ubugingo bwanje burizwe ubupfiriye ubudashinganye endana ubugingo bwanje burizwe ubupfiriye ubugingo bwanje burizwe ubupfiriye hari ibintu bitatu ugomba kubanza kumenya mbere yuko wishora mu rugamba ibyo byatumye Abisiraheli babasha gutsinda inkike z'Yeriko ibintu ugomba kubanza kumenya n'ibintu bitatu icyambere no kubanza kumenya amakuru burya amakuru information cyangwa se information ni ikintu cy'ingenzi nta kintu na kimwe ushobora gukora mu buzima ngo ugereho ku buzima buri success utaramenya amakuru icyo ugiye gukora habe n'urugenzi rwo kuja mu ijuru impamvu abantu bagenda bacikira impamvu abantu bagenda basubira inyuma impamvu abantu babona babirimwe ariko batabirimwe neza ntibigeze bamenya amakuru yiyo baja nukuvuga ko bisanze mu bintu bisanze ahantu batazi iyo baja kandi umuntu bana sifiwe sana umuntu agizwe n'ibintu bitatu umuntu agizwe na kahise agizwe na none agizwe n'ejo hazaza nukuvuga ko ejo hazaza hava muri none hawe kumenya amakuru ni ikintu cy'ingenzi gituma ubasha gukora ikintu neza Isiraheli babanje kumenya amakuru ya Yeriko barayitata Joshua babanje gutuma batasa n'abantu benshi babaye nk'abanyamushiga nini bahagurutse bishushe bageririye bahura na Isayi gahinda gasaze bafite ahanga nuko bimeze ubu ndashinganye indana mahoro ubugingo bwanjye burizwe n'ubupfiriye nushaka kuzinduka utazi uzubanza ukabaza amakuru iyo ushaka kugura ikintu utazi uzubanza ukabaza amakuru kubera ikari ngombwa no kugira ngo ukore ikintu uri shuwa naco uzi neza ko icyo ushaka ko ari cyo ugura cyangwa se ugira subaza amakuru y'inzira kuvuga ngo si umuntu aciye muri inzira yogera iriye gute bakakubwira amakuru icya gatatu cya kabiri Joshua amaze gutata amaze kumenya Yeriko amaze kumenya amakuru yose icya kabiri yakoze niki bwana sifiwe sana yabanje kumenya umwanzi wabo ninde bakristo bene data bareke mbabwire kino kintu rimwe na rimwe hari igihe dutaha abandi mfane ariko ikibazo ari twewe hari abantu bagize abandi bose abanzi abana bato babaye abanzi reka gati bigere ku bakecuru bose n'abarozi bose n'abasaza benshi bose bararuze ese ubu nyine byavuye ku bakecuru n'abasaza ubu ngubu bisige ngo abana bato bose bararuze ukibaza ubivuga we ninde nimba bose bararuze nawe yararuze urutse uko bashaka akagenda hatazi agakora ibyo atazi yarangiza ngo raba pastor
ubugingo bwanje haleluya amen. Icyambere ku rugamba nukenera kwishora ku rugamba uzatsinda uzabanza ubaza amakuru. Icya kabiri umenye umwanzi muhanganye ninde. Kamere yawe ni umwanzi wawe, ingeso zawe ni umwanzi wawe, ni wambe ugomba kubanza kurimbura ibikurimo mbere yo kuja hanze. Cya gatatu, Bwana sifiwe sana, ni izihe ntwaro umwanzi wawe arwanisha kukurwanya. Isiraheli, Joshua yabanje gutata Jeriko, hanyuma amaze kuyitata amenya aho uburinzi buba, amenya amakuru yose, amenya n'imbaraga ziri muri Yeriko. Bibiri zitubwira ngo Yeriko ngo wari umudugudu wubatswe birenze cyane, kandi ngo wari ufite uburinzi bukomeye. Kandi ikindi cyantangaje ngo impamvu bari barubatse cyane ngo bagashiraho n'uburinzi bukomeye cyane, ngo nubwo bari bafitiye Isiraheli. Bana sifuza sana, rimwe na rimwe ibyo duhura nabyo tukagira ngo Imana yarakwanze, ahubwo ni ibirwanya Imana yagushize. Ubu ndashinganye enda n'amahoro, ubugingo bwanjye burinzwe n'uwabupfiriye, ubugingo bwanjye burinzwe n'uwabupfiriye. Doreze Imana icyubahiro. Haleluya amen. Kumenya intwaro umwanzi wawe akoresha. Iyo wamaze kumenya intwaro umwanzi wawe akoresha, niki umwanzi wawe ninde? Ni Satani. Umwanzi wa mbere ni Satani. Ni Satani turuka ngo akurusha imbaraga. Basanga uri umuforode, intwaro ya mbere akoresha ari inzoga. Basanga uri umusambanyi, intwaro ya mbere azakoresha ni ubusambanyi. Nibindi biriya byose. Iyo wamaze kumenya ahantu Satani aza gukora akagushobora, icyo gihe rero kora iriya jambo Paul yabwiye Abefeso, aravuga ngo ni mwambara intwaro zose z'Imana kugira ngo muhagarare mushikamye, mudatsindwa n'uburiganya bwa Satani. Abantu bose babanze ubu ndashinganye enda n'amahoro, ubugingo bwanjye burinzwe n'uwabupfiriye. Navuga ibintu bine byabereye i Yeriko, ni byinshi ariko ndavuga bine, hanyuma ndaza kubabwira ibindi byatumye Yeriko iriduka, ikindi ushobora gukora hanyuma kiriya kiri imbere yawe kikariduka. Amen. Turi kumwe. Ubu ndashinganye enda n'amahoro, ubugingo bwanjye burinzwe n'uwabupfiriye. Tuzamure ibiganza. Haleluya amen amen. Ndashinganye ni muri Yesu. Ninde ushobora kuhangiza ufite izihe mbaraga? Kubereka abantu babaye abanyabwoba, abawoga. Ubu ndashinganye enda n'amahoro, ubugingo bwanjye burinzwe n'uwabupfiriye. Beba n'iki imbere y'inzu ubona abarozi, akandi kose nikaba ngo ndapfuye, ariko muzi ko turi kumwe n'ufite imbaraga kuruta imbaraga ziri Yeriko. Murabizi neza ubwoba n'ubwiko ufite. Musi mwe nigeze nja mwivuga butumwa i Kigali, no yeah I think yari vuga butumwa, ni nabwo nari nkigera hano subiyeyo, ni nabwo mperuka hashize imyaka nk'irindwi. Ahantu nari ndaye uje kuba ngo mu masaa 5 saa 6 aho bari bandyamishije. Amen. Ndashaka kubabwira ukuntu dushinganye, muri kubwoba, muhumure. Mwageze ngo tuzabaho tutageragezwa se? Muri imzera byo ndacyabona ibimbabaza, haracyariho nibidusha. Avuga butumwa babaye bikange, bashumba babaye bikange, abayumbe babaye bikange, abantu bose babaye bikange. None se ni gute tuzatandukanye wizera no twizera?
umuntu nukumukanga gutyo kamahwe abandi ndi bakigera handi ngo hari harakekeza abandi ndi imiryango yaratatanye shitani yamaze kwinjizamwe abantu umwuka w'amacakubiri ubwoba ihe tuzabashi abarusi babeho abasamanyi bazabaho nibatihana bazasha ariko tubane bose amahoro Bibiri zitubwira ngo hello kurwawe ruhande ubane n'abantu bose amahoro kandi aravuga ngo nuwo kwezi ubugingo bwanje urizwe n'uwa ufiriye ubu ndaciganye genda n'amahoro ubugingo bwanje urizwe n'uwa ufiriye tuzamura ibiganza haleluya ntabwoba ntiwonganga ute mfite Yesu Imana ibahe guhishurirwa mu izina rya Yesu ico kintu ca mbere Elisa yakoze mu gihe ari kumwe na Gehazi Gehazi ngo yarasohotse uri ngo abone ingabo z'Abisiriya zibazengurutse reka mbabwire nuko gusa utarahishurirwa ariko abanzi nibiturwanya biduhoraho biratuzengurutse iteka ariko iyo ufite amaso yo guhishurirwa uzumenya ko ibikuzengurutse imbaraga z'Imana ziruta biriya byose bituzengurutse mpamvu Elisa yakoze isengesho rikomeye cyane mbere yuko asengera ibibazo byari bazengurutse mbere yuko asengera ingabo z'Abisiriya mbere yuko asengera abansi babo yabanje gusengera Gehazi yamenye ko ikibazo gikomeye ari Gehazi aravuga ngo ngo muhumura amaso girareba icyamba kugira ngo Imana ibahumura amaso murebe imbaraga z'Imana murebe amagare n'amafarashi bituzengurutse intambara z'umwuka tukazirwanisha umubiri umunsi aho nari natashe asita zigeze gutya saa sita numva ijwi rirampamagara noneho nshaka umuntu wampamagara nari mu cumba jenyine mbura umuntu wampamagara kandi akampamagara mu izina numvise umushumba yavuze izina ryanje rya kera abantu benshi ntibarizi ariko kuri M-Pesa ribaho ahandi no kuzangombwa niho riba ahandi ubu ndashinganye genda n'amahoro ubugingo bwanjye ubugingo bwanjye n'uwa bupfiriye nawe Yesu yaragupfiriye nawe Yesu yaragupfiriye haleluya nimba yaragupfiriye uhumure ubugingo Yesu yadushize ntawe ushobora kubukiza afite imbaraga zo kuburinda kubera ko imbaraga yakoresheje mu kubuguhereza afite n'imbaraga zo kuburinda bitegereze hanyuma sinzi ukuntu nagize ntabwo nari nsinziriye nari mato hano narangije no gusenga kandi jewe mureke mbabwire kino kintu jewe kwizera mba mfite iyo ndangije gusenga nimba nasenze habe nubwo abazimu botera bagatera gute tibishoboka ko nokongera gusenga manzi ko masengesho nasenze arahangana n'iri terabwoba ryaba badisimo n'abadayimoni nta sengesho ry'umunyagara ribaho nta sengesho riza riba expired isengesho ntiza ritagarana no bazi ko gusa ni intare zitontoma ko ziratontoma ariko isengesho nasenze riraza kugeza aya masaha ryakoze umurimo ndahumura ngira gutya mbona ni imbeba yanijiranye umuco nari ndyamye gutya live ndabyuka ndicara ku gitanda nari ndyamiye irinjira ihagarara ku muryango ndayibona ijwi irasubira mpamagara irambwira ngo se niki cyakuzanya ati none ibinyabaki iyi ni imbeba cyangwa ni iki ijwi n'umuntu ariko aho ijwi rihariva ni imbeba ubu ndashinganye genda n'amahoro amen mona sirimze bukeya ntimugire ikibazo
ubuzima bwaje burizwe n'uwabupfiriye. ndayitegereza nari mfite telefone natsa telefone irasohoka ija muri salo nasanze inyuma telefone ariko nicaye irasirije irambwira ngo se waje gukora iki hano i Kigali noneho mbona ari imbeba ariyo tuhatuvugana yamimbwira ngo ubu kivuga gutya subirayo ta imbeba ari indaye ufite tike nama ndango imbeba yavuze nama nibwira ngo sintaha nzotaha yuko narangije gukora icyanzanye yamimbwira ngo wanze gutaha ndabwira ati ndanze wanze gutaha ngo ubu nyine navuga twatangiye saa 6 turagenda saa 7 ziraba saa 8 ziraba saa 9 ziraba saa 10 ziraba hafi saa 11 irambwira ngo ubwo wabyanze ngo ubu nyine ngo ngiye gukora ikintu gikomeye wawe mu rugo ngo uzicuze hano Nairobi ndamubwira ngo mbwira iyo mbebe atugenda ugikore hanyuma turahangana nawe sinabaye nkiryamaga nama ndarane nicaye wewe uryama imbebe yayivu ubu ndashiganye genda n'amahoro ubugingo bwaje burizwe n'uwabupfiriye ubu ndashiganye Nairobi ndabibwira ngo genda Nairobi hariho Yesu Nairobi bwana sifiwe sana ubwo bitampamagara Revera Bizimana n'abayumbuye dukorana ndababwira ati mwiruke ubu tukihaye tuvugana gutya nimuje mu rugo ubu gutya tukihaye tuvugana muje mu rugo hari ikintu kigiye kuba ubu ndashinganye abantu gusa mugira ubwoba bw'iki inkike zose zigize imyaka zikuzengurutse uyu munsi niwo uzenguruka mu izina rya Yesu haijalishi nubwo zaba ari ingabo nishi nubwo zaba inkike ngo ziyeriko ngo zari inkike zifite upana nari metero 12 ngo yari highway ngo zageza zicaho ifarashi ngo zitandatu icana kandi ngo zari nzirinzwe n'ingabo zikomeye ariko Isiraheli tibigeze batinyishwa n'izo nkike kubera ko bari bashinganishije mu bumana ubugingo bwaje burizwe n'uwabupfiriye Amen. Ndababwira ati nimwiruke muje mu rugo hari ikintu kigiye kuba kandi ndikiba mu izina rya Yesu kubera ko natandukanye nayo tuvuganye yuko nta kiba irambwira ngo hari ikiba ubwo bari baraye mu ikanisa bahita biruka naho bashike mu rugo basanga kera hari ikintu cyari kigiye kuba umugore yasohotse mu gatondo kare asikinze kumuza mugira mugashiraho nk'agakari ariko ashiremo ifunguzo aja ku muhanda gutora kana ariko asiga acometse gaze agarutse rwa rufunguzo rwanga gufungura saa 11 sizeri baragerageza kubera ko narinturanye na nyirinzu bazana ifunguzo zose zo mu nzu barya nahamagaye bava ku ikanisa basanga bakirimo barwana na wa muryango naho iri indani gaze yatse abana bose bari baryana kuko ngo yara bategera icyayi ngo baje ku ishuri
baragerageza kugeza igihe barushe bazana ihama barasenya umuryango. Nubwo ko bije umuriro utangiye gufata ibintu, Imana yo mu ijuru ikinga ukuboko. Ubu ndashinganye ngenda n'amahoro, ubugingo bwanje burizwe n'uwabupfiriye. Haleluya, amen. Nta bwoba ndimuterwa ubwoba n'ibigutera ubwoba. Dufite Imana ishobora zose. Bareke dutinya imbaraga za Satani kuruta imbaraga z'Imana ya Isirayeli. Titurakizwa. Bwana sifiwe sana. Amen. Bintu bine byabereye Yeriko, ni byinshi ariko ndavuga bine. Icambere, Yeriko ngo zari inkike zo kwimira amasezerano y'Imana. Yeriko rwari urukuta rwimiraga amasezerano Imana yari yaravuganye na Joshua zo kuvuga ngo Abisirayeli bazava mu Giputa baje muri Kanani. Yeriko ngo ibabera urukuta, bituma ngo batinda cyane mu butayu, batekereza ukuntu bazamena Yeriko kugira ngo bagere ku isezerano ry'Imana. Nta cyiza ngo na kimwe cyabaga Yeriko, nta kintu na kimwe cyiza gikora ku isezerano ry'Imana cyaturukaga Yeriko. Niyo mpamvu Imana yabwiye Yoshua iramubwira ngo nta kindi kintu kigomba gukogwa mbere yuko mwishyira amasezerano, nuko Yeriko igomba kuriduka. Bwana sifiwe sana. Icya kabiri, Yeriko ngo wari umudugudu w'ikivume. Wari umudugudu w'ikivume. Yeriko yari yaravumwe. Kugeza n'ubu tuba tuvugana, hari abantu batuye ahantu havu. Iyo mpamvu uzukora ku kintu cyose wagira ngo uracuruza uza kubivuga cyane. Twese hano benshi majorite n'abacuruza, ariko ntabwo ari umuhamagaro wawe. Ni nayo mpamvu tutagera ku bikomeye. Turigana, abenshi bagendera umuhamagaro w'umuntu. Hari ibintu byinshi tukunze gusangira cyane. Bene wacu dusangira ubucuruzi, kandi twese siko twahamaga ubucuruzi. Cya kabiri, tugasangira amakanisa. Abantu bose ngo barahamaga, bose n'abapasiteri. Ntabwiye ko abantu bose bazaba pasiteri. Ntaho muvuga ubutumwa ngo zabusaza. Mwageze mubona abadiyakoni iwacu basaza ngaba agasaza ari umudiyakoni, uruhara rwa ruhu umusatsi wose ugashira ari umudiyakoni. Niyo mwigeze mubona intambara, umuntu atangiye kuvuga kaso na za Yesu ngo yamenye ibintu bikomeye ngo nibakubita ingoma. Hari ibintu bikomeye cyane Satani ari mu kugenda kangisha abantu kugira ngo abantu baryane bamarane. Umuntu ngo atangiye kurimba ngo abantu bari mu gufashwa, karasengera abantu ngo bagakira, akumva ko impano yo gusengera yifatikanya n'iy'ubushumba, yakubita ingoma abantu bose bakabuyoboka. Aho bihuri, utekereze babanduzi babikoze aho bageze ubu. Impano y'ubushumba itandukanye n'impano y'ubuhanuzi, itandukanye n'impano yo kwerekwa no gufata ibiheko, itandukanye n'izindi mpano. Ni impano yihariye, umwungeri. Ni nayo mpano nkuru mu zindi mpano zose. Bwana sifiwe sana. Basanga umuntu ukora kuri ikintu ariko ibintu yakora ni ibintu byavumwe ntibibaho. Imana ntiyigeze ibyeza namba. Bwana sifiwe sana. Hari abantu kugeza n'ubu batuye i Yeriko, kandi Yeriko Imana yari yarabwiye Joshua iramubwira ngo umunsi ngo yasenyutse. Bibiri zitubwira ngo Yeriko ngo Joshua yarayivumye. Aravuga ngo uhereye none ngo umuntu uzongera kubaka zino nkiki n'ukuntu zaturuhije gusenyuka, umuntu ngo uzongera kubaka zino nkiki ngo azafusha imfura yiwe, ngo kandi nkiki ntizitangira kuzamuka ngo azafusha umuherezi wiwe. Muzisho bisobanura amabwire y'amagambo abiri icyo asobanura. Imfura n'umuherezi. Umwana w'imfura bisobanura ikirere, bisobanura ngo nagakiza abantu benshi bakiriye, hanyuma ngo bakaza kugapfushiriza ubusa. Ifura nagakiza. Kubera iki? Bwana sifiwe sana. Kubera ko basubiye Yeriko, kubera ko basubiye mu byaha, kubera ko basubiye muri birya bari baravuyemo bakizwa, noneho
yabo irapfa. Muherezi niki aravuga ngo ikike nizitangira kuzamuka ngo azapfusha umuhererezi wiwe. Muherezi bisobanura iki? Biravuga ngo ni impano z'umwuka wera. Iyo umuntu yasubiye muzo yavuyemo, iyo umuntu yasubiye mu muvumo wa Satani, azapfusha agakiza. Icya kabiri azapfusha impano ziwe. Nubu hari abantu batakigira agakiza, nubu hari abantu batakigira impano. Kubera iki? Basubiye Yeriko. Bwana sifiwe sana. Icya gatatu cyabaga Yeriko, ngo Yeriko ngo habaga amazi mabi. Mwibutse wa munsi Elisa atandukanye na Eliya, ngo yambutse Yorodani, ngo ageze mu banyamudugudu baramubwira ngo hano hantu ngo haba amazi mabi. Ayo mazi niki? Amazi atira urupfu. Ayo ni amazi y'ibyaha n'inyota y'ibyaha, amazi yica, amazi ngo n'ubutaka ntibweraga. Bwana sifiwe sana. Ariko Elisa yaravuga ngo nimunzanire imperezo nshaga ikombe gishagishiramo umunyu, ngo agishira mu isoko y'uruzi, hanyuma ngo amazi ahinduka mazima. Abantu baramwa barabyara, n'inka zirabyara, n'ubutaka burera. Ayo mazi ntayandi ni Yesu Kristo. Niyo mazi yonyine azatuma ubugingo bwapfuye bwongera guhembuka bukabaho. Takani Yeriko ngo habaga impumyi Baritimayo, iwabo hari Yeriko. Bivuga ikirere iyo umuntu akiri muri Yeriko, iyo abantu bakiri mu byaha batarakizwa, ntibagira amaso yo kubona, nibage hazi, ntibazabona imbaraga z'Imana, bazabona gusa ibibazo, bazabona amatiku. Ariko Baritimayo ngo yumvise inkuru za Yesu, aravuga ngo uyu munsi keneye kubona Yesu. Nagira ngo uyu munsi wa none ubashe kubona Yesu. Ushobora kuba uri mu rusengero ariko uri impumyi utabona iby'Imana ikora. Ushobora kubura mu bitaramo, ushobora kuba umukorari, ushobora kuba umuyumbe ariko utarasobanukiwe. Dore Imana icyuye. Ubu ndashinganye genda nama ubugingo bwanjye burizwe n'uwa ubugingo bwanjye burizwe n'uwa upfiriye. Ubu ndashinganye genda nama ubugingo bwanjye burizwe n'uwa upfiriye. Hakindi kizatuma amaso y'umutima abasha kubona no kuzava Yeriko. Cya gatanu cyaba Yeriko ngo niho Zakayo yaratuye n'iwabo. Iwabo wa Zakayo hari Yeriko. Hari abantu benshi kandi Bibiliya itubwira ngo Zakayo yari mugufi. Niyo mpamvu ngo umunsi ngo abona Yesu ngo yabuze uko amubona, abandi bari kumwe na Yesu bajana na Yesu, ariko ngo Zakayo urukundo hagera kuri Yesu. Bwana sifiwe sana. Ngo ashona igiti kugira ngo abashe kurangiza Yesu. Kubera yari mugufi mu buryo bw'umuntu. Hari abantu barimo kwisumbukuruza. Kwisumbukuruza mvuga ni umuntu ashobora gutamba akagira ngo nibwo abona Yesu, umuntu agasimba akagira ngo ubu nyine habayeho confusion, abantu baracanganyikiwe, abatizera bo byarabacanze. Nimba bigeze abantu bakora practice, abantu bakora imyitozo yo gusimba ngo nuguta, ko turajahi kuramya ni igikorwa gitangwa n'umwuka wera. Hanyuma umwuka wera ni uzi utegeka umuntu gutega uko umwuka ashaka. Umwuka ashobora kugutegeka kuryama, ariko ubu nyine barabifekinze. Umuntu yoryama hano webaye mu nyana. Ubu ndashinganye ngenda n'amahoro urizwe n'uwa upfiriye. Zakayo yari umuntu mugufi, ntiyigera abona Yesu, hanyuma ngo ashone igiti kugira ngo abashe kurangiza Yesu. Hari abantu bafite ibyo bahagazeho kugira ngo tumenye ko bari kumwe na Yesu, ariko ntimuri kumwe na Yesu. Hari abantu batuye imyaka mu rusengero bakorera Imana, ariko kugeza n'ubu babaye ingwingiri ntibakura. Paulo yaravuze ngo Abakorinto ba mbere ibice 13 n'umurongo wa mbere, yaravuze ngo nkiri umwana muto navugaga nk'umwana muto,
kitekereza nk'umwana muto, kibwira nk'umwana muto. Mureke tuviyereko kugira ngo tubashe gukora. Tureke kuba mu ikanisa ntacyo tumari ikanisa. Baravuga imisanzu, wewe ntuzutanga imisanzu yo kwishura ikibanza. Mugenzi wawe yafushije, tutanga umusanzu. Abandi bakoze ubukwe, ntutanga amafaranga. Habe nubwo bo gushira ku mbuga zose nta kintu uzutanga. Dufite imbuga z'imihana ziriho imisanzu yahitambuka, wewe ntutanga. Warangiza ngo nibashire mu gisiri, gusubiza mu gisiri, gusubiza sikwa. Nimba udashobora gukiranuka mu bo mubana, kurabesha abantu. Ngo turakijungura abona ngo twebwe ngo tugeze muri highway. Highway ugeze muri highway yo gusubira inyuma. Undi ni gute umuntu yavuga ko ari umunyetorero adakorera itorero ababo? Tutanga amaturo, tutanga icacumi, tutanga imisanzu yose isabwa. Ngo haleluya, ngo Yesu ashimwa wapi? Ufite ikibazo, uracyari Yeriko, uracyari mu idini rya Zakayo, uracyari mushona ibiti kugira ngo urangize aho Yesu ari. Kandi uwo Yesu yageze mu mutima we, uwo Yesu namenye yandutiye byose, namuhaye umutima wanje, nawe yarampagije. Nabyago byantera ubwoba, yabereye ubuhungiro, uko bizamera rwose azanihanganisha. Dore Imana icyubahiro. Haleluya, amen. Uwo Yesu yamaze kugeramo ntabwirizwa ibya Yesu, no. Kubera iki? Yesu murimo ni umutegeka gukora ibyiwe, ni umukozi wa Yesu. Wowe umukozi muri kampani, hanyuma ukabwibwiza ibyo gukora muri kampani ukabibwirwa n'umuntu uvuye hanze, kandi uri indani, uri umumembers, uri umushumba, uri umudiyakoni, uri umuvugabutumwa. Pawulo yaravuze ngo si je uriho, Kristo ni uri muri je. Pawulo yari gitangaza. Pawulo ana sifosa. Pawulo tuzamubona, Pawulo tuzamubona, Pawulo tuzamubona mu gihugu cy'amahoro. Kibuga tuvuga n'isi turimo, kandi tugoswe n'abahamya benshi bategereje ifirimbi ya nyuma. Ntabwo ba Yesu yaradutsindiye, bategereje ifirimbi ya nyuma. Ntabwo ba Yesu yaradutsindiye. Haleluya, amen. Pawulo yaravuze ngo ibyari indamu yanje, birya nahaga agaciro, birya byari iby'ingenzi muri jewe, byose ngo narabitaye. Bana sifiwe sana, kugira ngo mbane n'uwo Yesu. Kandi ngo ndetse byari by'agaciro, ngo nabitekereje ko ari uruhombo. Ibi biriya Yesu babona amasa, ariko siko bizabivuga izina. Ndavuga ngo n'umwanda n'amabyi, usubira ku mabyi. Niyo mpamvu gisubira inyuma. Nturigera umenya ko biriya wasize ari bibi. Niyo mpamvu ukibwirizwa ibyo wakagombye gukora. Ikanisa ngo ni rya runaka, ubu batwise amazina y'amakanisa ngo kwa runaka. Naho Yesu yandutiye byose, namuhaye umutima wanje, nawe yarampagije. Nihuta ibintu birindwi ukora bikaridura Yeriko iri imbere yawe. Ibintu birindwi ndabivuga nihuta. Mana yo mu ijuru baho umugisha. Uyu munsi wa none biriya byose byakuzenguruka, nagira ngo ubwire ngo ufite imbaraga, ufite authority wewe yo kubizenguruka. Kandi hari amabwiriza yo kuzenguruka. Ntabwo ari inzira yoroshe, ntabwo ari inzira yoroshe, dukurikira Yesu akuyobora inzira ikomeye azabyo. Icyambere kizakubashisha gutsinda ibigeragezo urimo, araruzi, azi neza uko ari urwana. Yesu azabe number 1 mu buzima bwawe. Yeriko izasenyuka. Intambara zatunaniye zose, biriya bibazo byose byanze gushira,
ibibazo byawe uwo munsi ibibazo bizakemuka. Icya kabiri ngo ni ukugira umutima musha wahindutse. Yeri dizi iridugwa niki ni ukugira umutima musha wahindutse. Bana sifasa warahindutse. Nimba utarahinduka tusubire gutonganya yeri kiri imbere yawe. Banza usubire inyuma banze wihane uhinduke. Ukizwa ni kimwe no guhinduka ni kimwe. Kugira umutima musha wahindutse. Abisirayeli Bibiri zitubwira ngo Imana yabakize mu Giputa ngo ibazana mu butayu ibajana muri Kanani, ariko ngo Egiputa bayivuyemo, ariko ngo Egiputa ntigeze iva mu mitima yabo. Icyo nicyo cyatumye Imana ibarimburiye mu butayu. Nuko bavuye mu Giputa ariko ngo Egiputa iguma mu mitima yabo. Iyo umuntu atarahinduka ibikorwa byose zo mu Giputa biba bikiri umutima wabo. Abagabo basafunwa, abasaza n'abakecuru bakoraga imyigaragambyo ngo ko baribuka ibihaza ngo nazatunga urusuku. Kandi uzasome Bibiri abandi Bibiri zitubwira ngo manu nibyo biryo bya mbere biryoshe ku isi hose. Imana ngo yabagaburira manu ikabazanira ngo inkware, ariko ngo ntibanywe ngo bakibuka amadegede y'igiri. Bibiri zitubwira ngo hahise akanya gatoya gusa ngo Isiraheli ngo yibagirwe iby'Imana yabakoreye, ngo ntibabasha gutegereza ngo bategereze isezerano ry'Imana. Niki kubera kuri mu kwivovota nta kindi kintu kibi kibaho ko kwivovotera mu isezerano. Icya gatatu Bwana sifiwa sana ngo ni ukuba mu buzima bwejejwe. Kuba mu buzima bwejejwe bitandukanye no kwezwa none bwaca ndi wezo. Ni ukubaho mu buzima bwejejwe every time every day. Nihuta. Icya kane ni ukubaho ufite ijambo wavuganye n'Imana. Imbaretse Imana yavuganye nawe. Icya mbere Imana ndizibesha oya. Icya kabiri igira imbabazi. Icya gatatu ijambo yivugiye ubwayo. Bibiliya yavuze ngo Imana hari icyo yari yaravuganye na Joshua. Ibo ngo bumviye Imana basenguruka Yeriko. Kubera ko bibukaga icyo Imana yavuganye nabo. Kiza gituma Yeriko isenyuka ikava imbere yabo. Ngo nukuba ufite ijambo rya nyirayo. Nta jambo ry'Imana mufite, nta sezerano ry'Imana ufite. Nimba ufite isezerano Imana wiyangane, reka gubucika intege kuriri zasora. Dore Imana tibesha kandi kuguruza ibyo yavuze byose izabisoza. Nimba ufite isezerano n'Imana, nimba hari icyo Imana yavuganye nawe, humura zenguruka gusa Yeriko. Nugeza karindwi Yeriko izava imbere yawe. Icya gatanu ngo ni uguceceka. Cecekera. Icya gatanu ni uguceceka. Imana yabwiye Joshua iramubwira ngo ubwire Abisiraheli ngo bazazenguruke Yeriko bacecetse. Uzana babwiye ngo ikintu cyose ntigikemurwa no gusenga. Ceceka. Kubera ko Imana yabwiye ngo nibaceceke. Imana ngo hari impamvu nyinshi ntovugira hano, ariko iya mbere Bwana sifiwe sana. Cya mbere Imana ntiyari ikeneye ko abanzi babo bumva urusaku, kubera ko harimo bamwe bafite imitima y'inangi. Bari muri ibyo yavuze ngo baribuke mu butayu. Aravuga ati ceceke nta kuvuga kugira ngo abanzi batumve. Icya kabiri Imana n'umukozi w'umuhanga ngo yabonye ko nibareka bakavuga baragenda bacana intege. Ati icyampa kugira ngo abakristo bacu baceceke. Uri mu gusakuriza mu kigaragazo bigatuma umwanzi wawe yumva ibyo havuga, bigatuma kurwana. Icyampa kugira ngo erega intambara zose siko tugomba kuvuga, hari izindi duceceka. Imana ikarwana muri bucece iriya hatagaragara. Urugamba rw'Imana rukabera iriya, twebwe tugaceceka. Intonganya bikina biki byose biki. Hari umuntu twahuye turaramukanya biki, hari umuntu wazude bagukina. None se wazo mureba gute ko mwaza murebana uzagenze
ngo hari inzira nashyemo sinzi ngo nkubitana runaka none uzuje mu ishyamba ubane n'inyamaswa mu ishyamba. Ubu ndashinganye gendana amahoro ubugingo bwanjye burinzwe n'uwabupfiriye. Guceceka ni ingenzi kandi Imana yabwiye Yesu iramubwira ngo muzasenguruka inshuro ya mbere ya kabiri ya kane kuwa gatandatu inshuro ya karindwi muzazenguruka karindwi kandi nk'umucecetse hanyuma ngo uzababwira umunsi muzavura uzindura igihe kitaragera. Icya gatandatu ngo nukugenda n'isanduku y'Imana, isanduku y'isezerano. Imana yarababwiye ngo murishire hagati, muzi icyo bisobanura ngo murishire hagati, ngo bamwe baje imbere abandi baje inyuma. Bisobanura iki muri kino gihe cy'isezerano rya rishe? Biravuga ngo dushire Imana mu mitima yacu. Isanduku ni umutima wacu, Yesu abe mutima wacu, abe imbere abe inyuma. Icyanyuma aricyo ndangiriza, Bwana sifiwe sana, nukumvira amabwiriza yose uhabwa n'Imana. Amabwiriza rino jambo ariyo ndangiriza, mureke twumvire icyo Imana yavuze. Urashaka gutsinda urugamba, urashaka ko iriko yawe izenguruka, hari amabwiriza asabwa kugira ngo iriko kuva imbere. Imana ibaho umugisha. Ndangiza reka sabe, nimba hari umuntu wumva ko tugomba gusengana nawe nahaguruke dusenge. Birashoboka ko hari ibintu byinshi bigutera ubwoba, birashoboka ko wari utaramenya ko hari imbaraga zikwihishemo, ariko nagira ngo ubwira ngo uhereye none ukuri kose imyaka ufite, menya ko ufite ubasha bwo kuzenguruka iriko yawe kandi kariduka. Ubu ndashinganye gendana amahoro ubugingo bwanjye burinzwe n'uwabupfiriye. Ubugingo bwanjye burinzwe n'uwabupfiriye. Birashoboka ko hari ahantu ufite intege nkeya urizi, birashoboka ko hari imbaraga wifuza ko Imana igomba kugutera kugira ngo ubashe gutsinda urugamba uriho. Reka dusenge Imana. Mwami Yesu Kristo, turishinganishije mu maboko yawe kugira ngo ubashe kutugirira neza no kudufasha. Ibidutera ubwoba byose, ibituzengurutse byose, bitsindirwe imbere y'amaso yawe. Uduha imbaraga, utumara ubwoba, ubwoba butuma abantu baryana, ubwoba butuma abantu bakorogana. Reka ikibi cyose tukibone muri Satani. Uduhe urukundo rwiza rw'abavandimwe, uduhe kwihanganira ubutahi bwose kuzageza tugeze ku masezerano yawe. Urakoze Imana kugize neza, ni mu izina rya Yesu. Amen. 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 Unasiganwe gendana amahoro ubugingo bwawe